umusore yego iki gipapuro gibonye hari hanze muri gutanga akazi hano. nibyo turatanga akazi Ndabishima. gusa ikibazo ni amafaranga. Ntabwo umuhemba se? urumva umuntu yaguha akazi ntukore se mwana wa? turahemba gusa ni 50,000 ku kwezi. niba ibyo 50,000 ushobora kubyemera aho ngaho twakorana. Akazi nakemeye. Gusa ukurinda gusa se? Nukurinda gusa nta bindi nibyo ngibyo. Reka nzi. maze rero dore imyenda ngiyi sibyo dore ishati ngiyi mfasha dore n'iyi ngofero rwose ugakuramo iyo ngiyo wambaye ugashyiramo iyi ngiyi ahasigaye tugakorana aho ugenda ujya hariya hirya ibindi turaba tubivugana Njye kubyambara. uragaruka tubivugane tubyumvikane. wabaye iki mwana wa? Mama ni nkuru ndende. ntabwo mbyumva ubu wabaye iki ninde wagukubise? mbwira ntabwo bishoboka. Mama mu kazi baramamagaye reka njye mu kazi ndabigusobanurira neza. iki kintu bita gukubita ntaho n'inka zigikubitwa nkanze umuntu. Banguka